turabashimye mwese mukunda ibiganiro byacu, turabasuhuje kandi mugire amahoro n'imigisha y'Imana. Amahoro mu ngo zanyu, tubifurije amahoro azira amahoro, tubifurije amahoro mu baturanyi, tubifurije amahoro mu muryango, maze ishya n'ihirwe ritaha iwanyu. Muri iki kiganiro rero mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Sangano Papias ku Ivomo ry'Umuco TV. Ingoma nyarwanda ubushize nababwiye ko ari ikirango cy'umuco nyarwanda, imiyoborere ndetse n'imihango n'imiziririzo gakondo bya kinyarwanda. Nababwiye kandi ko ingoma ari igikoresho muri muzika, ari igikoresho mpuzamuriri, mpuzanjyana mu muzika nyarwanda cyangwa se no mu muco nyarwanda. Hambere iyo wavugaga ingoma, abantu benshi bumvaga ubutegetsi bw'ikirenga bw'igihugu, ubutegetsi cyangwa se ingoma zivuzwa mu bitaramo no mu matorero no mu nsengero n'ahandi. Nabaha nk'urugero nk'iyo bavugaga ngo ku ngoma ya Gahindiro. Icyo gihe urumva ko ari ikirango cy'ubutegetsi bw'ikirenga bw'igihugu, cyangwa se ingoma mbirigi. Ku ngoma mbirigi u Rwanda rwari rukoronijwe n'Ababirigi, ubwo ni mu gihe cya gikoroni. Twe rero reka twongere tugaruke ku ngoma nyarwanda, umurishyo w'ingoma ndetse n'imihango yakorwaga n'ingoma. Akari mu nda y'ingoma bavuga ko kamerwa n'umwiru n'uwayirambuye. Amateka mu muco gakondo w'Abanyarwanda mugomba kuyamenya, mukayakunda ndetse mukayasangiza n'abandi bakeneye kuyamenya. Nababwiye ko kera mu Rwanda ingoma yari ifite agaciro kanini mu gihugu. Ingoma yari ikirango cy'ibwami, yari ikirango cy'igihango mu muco n'imihango nyarwanda. Ntigeze idohoka mu kwakira no guherekeza abagendereye igihugu cyangwa se guherekeza umwami agiye ku rugendo. Twaganiriye ku irema ry'ingoma, kuramvura ingoma. Nababwiye ko ingoma iremwe mu giti n'uruhu. Icyo giti kiragegennye kandi gitoboye mu nda. Uruhu rutwikiriye impande zombi, ndavuga rutwikiriye ku ruhanga ndetse n'isembe hasi aho ingoma yicarira, kugira ngo izo mpu zifate neza kandi ingoma izavuge neza, zihuzwa n'imikarago cyangwa se imikoba. Reka rero mbereke ingoma iremye ntabatindiye uko iba imeze. Ingoma rero iremye barambuye bakayirema, igizwe n'ibice bikurikira. Igice cya mbere naho bavuza. Uruhu hano bavuza bahita icyahi. Icyahi cy'ingoma ni uruhu rwo ku ruhanga rw'ingoma. Uru ni uruhanga rw'ingoma. Hakurikiraho rero aho bashyira imirishyo y'imisimbura, bahita amatwi y'ingoma. Aya mureba ni amatwi y'ingoma. Hakazaho
umukurikizo cyangwa igisoro, aho bahuriza amatwi n'umusozo wa mbere ku mikarago cyangwa se imikoba. Ni hano aha mureba niho ku musozo w'ingoma, naho bahuriza nyine iyi mikarago mureba ku musozo wa mbere w'ingoma, hahurira amatwi y'ingoma n'icyahi ndetse n'iki gice bita ukuboko kw'ingoma. Abiru niko bafata iyo bagiye ku rukiniro. Iyi rero mureba ni imikoba cyangwa se imikarago, niyo imanuka igahuza igisoro cyo hasi, uyu musozo nyine mubona nicyo gisoro cyo hasi, gihuza indibaso. Indibaso ni uruhu rwo hasi aho ingoma yicara, ni uru ruhu rero nirwo bita indibaso. Indibaso ni runo ruhu rwo hasi aho ingoma yicara, rugahuzwa nyine n'igisoro hano basoreza ingoma. Noneho hano ingoma yicara bahita ku isembe. Isembe hasi nyine aho ingoma yicara. Ingoma yacu rero ikaba yuzuye, ikaba ari ingoma yuzuye. Murayibona ingoma yacu yuzuye, ngiyo ingoma yuzuye rwose, ingoma igaragara ko ari ingoma yuzuye ivuzwa n'abiru mu gihe bari ku rukiniro. Bavandimwe rero mukunda ibiganiro byacu kandi mukeneye kumenya byimbitse umurishyo w'ingoma, mu Rwanda umurishyo w'ingoma wabikiraga umwami. Umurishyo w'ingoma kandi ukabambura umwami, ubwo ni igihe umwami yabaga yicuye. Umurishyo w'ingoma ugashengerera kandi ugashagara mu gihe umwami yarambagiraga igihugu. Mu gihe cy'urugamba rero ingoma yabigiragamo uruhare. Ingoma yabaga impuruza, yajyanwaga ku karubanda bakayiha umurishyo igashoza injyarugamba. Ingabo zikambarira urugamba zigatabara, zatsinda zigasanganirwa n'umurishyo w'umutsindo, umurishyo benshi bazi ku izina rya turatsinze. Umurishyo rero wa turatsinze wavuzwaga mu gusanganira intsinzi ingabo zitahukanye zivuye ku rugamba. Nagira ngo ngaruke inyuma gatoya nongere mbibutse ko ingoma ziremwa mu biti binini kandi bikomeye bidashobora kwiyasa cyangwa ngo bisaduke mu gihe bari kwirambura. Noneho rero mu mihango imwe n'imwe yakorwaga n'ingoma, ingoma yagiraga uruhare rukomeye mu gihe cy'umuganura, mu gihe bagangahuraga uwakubiswe n'inkuba n'ibindi. Ingoma yagiragamo uruhare. No mu gihe habaga uwagomeye rubanda cyangwa se bagenzi be, umurishyo waravuzwaga, icyo gihe agahindurwa ikivume. Bakunzi rero mwari mudukurikiye, ikiganiro cyacu gihagarariye hano, naho ubutaha. Ariko twagira ngo mbere yo kurangiza tubasabe muri komenti zanyu mujye mugerageza no kubaza ibyo mutumva,
tubibasobanurire. Niba ari inama mutungura muyitwungure, ndetse muduhe n'ibitekerezo, ndetse naho twateshutse yenda tugatsikira, kuko mu mvugo burya umuntu aratsikira. Mushobora no kutubwira muri komenti, ariko icyangombwa ni uko kumenya ari ukumenya. Tugomba rero kumenya tukamagana ubujiji. Mukomere muri iki kiganiro, mwari kumwe na Sangano Papias. Umunsi mwiza.